Haleluya bwoko bw'Imana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Amazina yanjye nitwa Hatunimana Eric. Ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana. Ndi mwene so musangiye gucungurwa tubonera muri Kristo Yesu. Nongeye gushima Imana Data wa twese uri mu ijuru kubw'aka kanya Imana impaye guhagarara imbere y'ubwoko bwayo ngabura ibyayo. Imana ishimwe. Pawulo yandikira Abagalatiya igice cya 6 umurongo wa 6 aravuga ngo uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose. Haleluya. Uwigishwa ijambo ry'Imana agabane n'umwigisha ibyiza byose. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko wowe nkurikiye mwene data tugiye kugabana ibyiza byose. Imana ishimwe. Ubutumwa bwiza rero nabazaniye Imana yashyize ku mutima wanjye buragira buti: urashaka kubaho gutunganye? Ni ikibazo. Ni ikibazo ukwiye kwibaza. Urashaka kubaho gutunganye? Igisubizo cy'icyo kibazo, kubaho gutunganye ni ukwizera Yesu. Haleluya. Kubaho gutunganye ni ukwizera Yesu. Imana ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya, Abakolosayi igice cya 3 duhere ku murongo wa 1. Umutwe w'amagambo aravuga ngo ibyo kugira ukubaho gutunganye n'urukundo rwa kivandimwe. Imana ishimwe. Ibyo kugira kubaho gutunganye n'urukundo rwa kivandimwe. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abakolosayi igice cya 3 duhere ku murongo wa 1. Nuko rero niba mwarazuranywe na Kristo, mujye mushaka ibiri mu ijuru, aho Kristo ari, yicaye iburyo bw'Imana. Mujye muhoza umutima ku biri mu ijuru. Haleluya. Atari ku biri mu isi. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Umurongo wa 3 ukavuga ngo kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishanywe na Kristo mu Mana. Imana ishimwe. Twarapfuye. Ubu umaze kwizera Kristo urapfa. Haleluya. Umuntu wa kera arapfa. Haleluya. Imana ishimwe. Bwoko bw'Imana, urashaka kubaho. Haleluya. Imana ishimwe. Urashaka kubaho gutunganye? Niyo nsanganyamatsiko nabazaniye. Ni gute wabaho gutunganye? Nta kundi usibye kwizera Yesu gusa. Haleluya. Ngo twarapfuye. Iyo umaze kwizera Kristo urapfa. Upfa ku byaha, upfa ku bibi. Haleluya. Niwo mumaro wa Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Wasoma ku murongo wa 4 handitswe ngo kandi ubwo Kristo ari we ubugingo bwacu azerekanwa, namwe muzahera ko mwerekanwe nawe muri mu bwiza. Imana ishimwe. Ni ku murongo wa 5 akavuga ngo nuko noneho n'iki ingeso zanyu z'iby'isi. Haleluya. Nuko noneho, haleluya, ubwo mwamaze kwizera Yesu, ubwo mwapfuye, mwice ingeso zanyu z'iby'isi. Imana ishimwe. Mwice ingeso zanyu z'iby'isi: gusambana no gukora ibiteye isoni, no kurarikira n'imyifurize yose ariyo gusenga ibigirwamana. Ibyo ni byo bizanira umujinya
w'Imana abatumvira. Ibyo ni byo bizanira umujinya w'Imana abatumvira. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Mwene data, ndakwinginga ngube maso, ndakwinginga ngube maso. Reka twongere dusome urwandiko rwanditswe na Yakobo. Turasoma igice cya 4 umurongo wa 4. Yakobo igice cya 4 umurongo wa 4. Reka twumve ko Imana itwigisha. Yemwe basambanyi, namwe basambanyikazi, nimuzi yuko ubushuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana. Hariho kabazo. Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti n'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Imana ishimwe. Reka nongere nsubire mu bwoko bw'Imana. Yumvire ijambo ry'Imana. Yakobo igice cya 4. Yemwe basambanyi, namwe basambanyikazi, nimuzi yuko ubushuti bw'iby'isi butera kwangwa n'Imana. Nuko rero umuntu wese ushaka kuba inshuti n'iby'isi aba yihinduye umwanzi w'Imana. Uramenye mwene data, uramenye ubutunzi bwawe, amafaranga yawe bitazatuma uhinduka umwanzi w'Imana, kuko wabigize inshuti, kuko ari byo wahaye agaciro kurusha Imana yakuremye. Haleluya. Si uko ari bibi, si uko gushaka ubutunzi ari bibi, twese turabikeneye. Ni na ngombwa ko dukora kandi tugakorana umwete ndetse tukabibona. Ariko mwene data, ndashaka kubwira yuko ikibanza ari kubaha Imana, ikibanza ari kugira inshuti ukayigira Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 6. Reka nawe tuhasomye twumve icyo Imana itwigisha. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 6. Isomye umurongo wa 24. Umva ko Yesu ubwo yatubwiye. Titire y'amagambo yavuga ngo nimukunde iby'isi. Uyu ni Yesu wabivuze. Nimugire gute? Nimukunde iby'isi. Nta ukeza abami babiri, ngo kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yaguma kuri umwe agasuzugura undi. Yesu arongera avuga hano, aravuga ngo nimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Bwoko bw'Imana, atansiyo, itekereze. Nimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Atansiyo. Ibi bishatse gutwigisha iki? Bishatse gutwigisha ko nubwo ubutunzi ari bwiza, nubwo amafaranga ari meza cyangwa se ubutunzi bw'ibintu runaka, ariko tugomba gukora atansiyo, tukamenya neza ko nubwo tubifite ari iby'akanya gato. Haleluya. Kandi ibi bisobanuye yuko tutagomba gukorana umwete, tutagomba nanone kubishaka. Oya, tugomba gukorana umwete tukanabishaka. Ariko nubwo dukorana umwete, twe kuba inshuti nabyo. Haleluya. Twe kuba inshuti nabyo, ahubwo Yesu tumugira inshuti ya mbere. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Pawulo amaze kumenya Kristo niba bivuze neza mu rwandiko yandikiye Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 7, yaranditse aravuga ngo ibyarindamo yanjye nabitekereje ko ari igihombo. Haleluya. Ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari amase, ngo kuba ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe. Urashaka kubaho gutunganye? Izere Yesu. Izere Yesu. Niba ushaka kubaho gutunganye, izere Yesu.
kwizera Yesu honyine niho hakwihesha kubaho gutungana, kuko mu gihe udafite Yesu byanze byanga bizaba inshuti n'iby'isi. Uko byamera kose, mu gihe utarizera Yesu uzaba inshuti n'iby'isi. Uyu ni umwana yawe, ariko iyo wizeye Yesu, haleluya. Pawulo amaze kubishurirwa nibwo yatuye ayo magambo, aravuga ngo ndetse n'ibintu byose nabitekereje ko ari igihombo, haleluya, kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Yesu, haleluya. Bwoko bw'Imana, ndagira ngo wumve ubwo butunzi butagira akagero. Ntabwo Pawulo yigeze avuga amataje, ntabwo yigeze avuga amayero cyangwa amadolari, oya, yavuze kubw'ubutunzi butagira akagero ari bwo kumenya Yesu, haleluya. Ibyo numve byose nabitekereje ko ari igihombo, amashuri nize natekereje ko ari igihombo, haleluya. Yafashe mbese ubutunzi bw'ibyo afite abugereranya no kwizera Yesu, asanga ibyo ayihaye yabifashe nk'ibidakabije ko nibyo nta mumaro bifite ugereranyije no kwizera Yesu, haleluya. Bwoko bw'Imana, ubutumwa bwiza nabazaniye buragira buti urashaka, ni ikibazo ukwiye kwibaza, urashaka kubaho gutunganye, urashaka kubaho gufite amahoro, haleluya, urashaka kubaho gutunganye. Igisubizo ni kwizera Yesu, haleluya, ugatangira kuyoborwa na Yesu, ugatangira kugenda nk'uko Yesu yagendaga, haleluya. Bwoko bw'Imana, niba unkurikiye ndashaka kugutangariza yuko mu kwizera Yesu harimo imbaraga, haleluya, harimo imbaraga zinesha ikibi, harimo imbaraga mu kwizera Yesu, haleluya, nibyo bigushoboza kubaho gutungana. Iyo mirimo mibi yose ya Satani ukayivamo kubwo kwizera Yesu. Hariya twasomye mu Bagalatiya igice cya 3, niho hatubwiye ngo nuko noneho mwice ingeso zanyu z'iby'isi, mwice ingeso zanyu z'iby'isi, ubusambanyi no gukora ibiteye isoni. Muri make ubusambanyi no gukora ibiteye isoni ni iby'isi. Umuntu wamaze kwizera Yesu rero umumaro wa Yesu ni wo kumaraho iyo mirimo ya Satani. Ubwo busambanyi bukakuvamo, ayo magambo akakuvamo, ubwo burakari n'umujinya bikakuvamo, ubwo bugome bw'inzangano bikakuvamo, kuko haleluya ijambo ryatuvuga ngo twarapfuye, haleluya, ngo twarapfuye, ubugingo bwacu bubikanye na Kristo mu Mana. Imana ishimwe. Mwene data, niba ufite n'iby'isi bizatuma uhinduka umwanzi w'Imana. Ngo urwandiko rwanditswe na Yohana igice cya 15 yanditse aravuga ngo ntabwo wakunda iby'isi ubukunzi by'isi, ubukunda Data wa twese wo mu ijuru ntabwo byaba bikigukundiye. Mu yandi magambo rero ndagira ngo bitangarize yuko ukwiye gukunda Kristo wagucunguye, haleluya, ukamugira uwa mbere mu buzima bwawe. Kandi nukunda Kristo Yesu biranashoboka ko n'ibyo by'isi yabiguha, ariko n'ubwo yabiguha uzabireba nk'ibidafite umumaro, ahubwo utekereze ku bugingo. Imana ishimwe. Umukozi w'Imana Mose baramututse, usomye igitabo cyandikiwe Abaheburayo ugasoma igice cya 11:26. Icyo gitabo Mose tubona amagambo uburyo Mose bamututse, ariko bamututse biratumbira, haleluya, biratumbira mu ijuru, biratumbira ubugingo buhoraho. Reka wenda tuyasome, ni ijambo nkunda cyane. Imana ishimwe. Abaheburayo igice cya 11 umurongo
Abaroma igice cya 11:26, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubwo abanyegiputa babitse bwose, ngo kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Imana ishimwe. Haleluya. Mwene data nkurikiye, nawe ukwiriye gutumbira ingororano izagororerwa mu bwami bwo mu ijuru. Nimba bagututse, nimba warabonye ubutunzi, wibona n'ibintu birenze maze bigende bikakaze, ahubwo wowe tumbira ingororano uzabona mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Imana ishimwe. Urashaka kubaho gutunganye? Urashaka kubaho ufite amahoro? Izere Yesu. Izere Yesu. Haleluya. Izere Yesu. Imana ishimwe. Iyo wizeye Yesu, Yesu atangira kukwigisha uko ukwiye kwitwara ku bantu bose, uko ukwiye kwitwara ku buyobozi, ku batware bagutwara, uko ukwiye kwitwara ku mugore wawe, uko ukwiye kwitwara ku mwana wawe, uko ukwiye kwitwara ku muntu uwo ari we wese. Haleluya. Nibwo uzabasha kubaho gutunganye, kubaho gufite amahoro. Haleluya. Haleluya. Ijambo ryatubwiye ngo Imana ishimwe ngo twe guhanga amaso ku by'isi, ngo nimba, haleluya, nimba twarazuranywe na Kristo. Imana ishimwe. Nimba twaramwizeye tukazuranwa na Kristo, haleluya, nuko gutumbira ibiri mu ijuru. Yego, gutumbira iki? Ibiri mu ijuru. No gutumbira mu isi kuko mfite imodoka nziza, kuko mfite amazu meza, kuko mfite akazi keza. Oya, ahubwo nimba twarazuranywe na Kristo, ubugingo bwacu bukaba bubitswe muri Kristo mu Mana. Haleluya. Dukwiye gutumbira ibiri mu ijuru. Haleluya. Ndashaka kukwibutsa mwene data yuko mu ijuru, haleluya, niyo mpamvu dukwiye gutumbira ibiri mu ijuru, kuko mu ijuru ngo tuzarya ibyo tutarinze. Haleluya. Ngo tuzasoroma imbuto tutarinze. Haleluya. Iby'amaso yacu atigeze kubona na rimwe. Haleluya. Mwabishimye. Iby'amaso yacu atigeze kubona na rimwe, iby'amatwi yacu atigeze kumva, ibi bitarigeze byinjira mu mutima w'umuntu. Mwabishimye. Muri ibyo duhishiwe mu bwami bwo mu ijuru. Haleluya. Muri icyo gihugu nibwo duhishiwe, ariko urasanga muri iki gihe cy'ubumenere buteye ubwoba, abantu barahanurira ngo Imana ibahaye viza yo kujya muri Amerika, ugasanga nibyo bashyizeho umutima muri icyo gihugu cya Amerika. Haleluya. Muri icyo gihugu cya Amerika, ese ni mu ijuru? Wari ukwiriye kwishimira ubwami bwo mu ijuru, wari ukwiriye kwishimira muri icyo gihugu tuzajyamo. Haleluya. Tukabona ibyiza amaso yacu atigeze kubona. Manshi ibyo amatwi yacu atigeze kumva. Haleluya. Muri Amerika ntekereza ko hari benshi bagiyeyo barabibonye, ariko mu ijuru tubikiyeyo ibyo amaso yacu atigeze kubona. Haleluya. Reka mbabwire bene data, niwizera Yesu, haleluya, niwizera Yesu uzabaho mu buzima butunganye, uzabaho mu buzima bw'amahoro. Haleluya. Uzabaho mu buzima bw'amahoro. Waba wariye uzabaho mu buzima bw'amahoro, waba utariye, waba uhaze, waba ushonje, waba uri mu bukene, waba uri mu bukire, iyo wizeye Yesu, haleluya, ubaho mu buzima butunganye. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane muri ubwo bwami bwo mu ijuru. Mwene data, ndashaka kumutangariza rero, twe kuba inshuti n'iby'isi. Iby'isi ibibereho bidafite umumaro. Iby'isi ibibereho bidafite umumaro. Nuhanga amaso ibiri mu ijuru, ugatekereza ko mu ijuru tutazongera kubabara ukundi, tutazongera kureba ukundi, ugatekereza ko ibyo mu isi ari iby'akanya gato, bizatuma ibyo mu isi bica amazi. Haleluya. Umuntu nawe yakora ko afite imodoka nziza yo utayifite, kubera ko ntabwo uri kwita ku by'isi. Ariko atansiyo, ntabwo ndi kuvuga ko ugomba kuba umunebwe.
cyangwa utagomba kubishaka. Oya, bishaka unabibone. Ushaka ufite amamodoka 5, ushaka ufite amataje 10, ariko ibirere bidafite iki umumaro. Umutima wawe utekereze ku biri mu ijuru. Nimba koko mwarabambanye na Kristo, nimba koko warizeye Yesu, haleluya, umutima wawe ubanze ku biri mu ijuru. Yesu niwe wabivuze neza mu butumwa bw'uko bwanditswe na Yohana igice cya 14, haravuga ngo kwa data hari amazu menshi. Haleluya. Iyo abadahari ndabibabwiye, ngiye kubategurira ahantu. Ndashaka gutangariza mwene data umurikiye, kwa data hari iki? Hari amazu menshi, hari amazu menshi. Reka rero uyu munsi ukumva ubutumwa bwiza, umutima wawe utangiye gutekereza kuri uyu mwinshi, nimba koko warizeye Yesu. Haleluya. Kwa data hari amazu menshi, niyo azagira umuntu ukurata uko afite imiturirwa, cyangwa nawe nimba unabifite we kumva ari irenze, kuko kwa data, haleluya, Yesu niwe wabyivugiye, aravuga kwa data hari amazu menshi. Yaba dahari ndabibabwiye, ngiye kubategurira ahantu. Bishatse kuvuga ngo ibi byose biturusha dushaka muri iyi si, ibi byose bituma duhangayika tukabura amahoro, hejuru hari ibirenze. Haleluya. Niyo mpamvu umuntu yagiriye ubuntu ukaba warizeye Yesu, ukwiye kwishimira kuba warizeye Yesu, ukishimira ubwo bugingo buhoraho tubonera muri Yesu. Ariko reka mbibarize ikibazo, ubundi ko usanga ahanini abantu ibiturushya cyangwa se ibitubuza amahoro usanga ari ubutunzi, ibyo abantu bapfa usanga ari ubutunzi, ari amafaranga, umuntu akica undi kubera amafaranga, umuntu akagambanira undi kubera amafaranga kubera ashaka ubutunzi. Ariko reka mbibarize ikibazo, ubwinshi bw'ubutunzi bw'ibintu byawe bwacungura ubugingo bwawe bugiye kujya. Niko umukozi w'Imana yanditse, usomye ubutumwa bwitwa bwanditswe na Mariko, ugasoma igice cya 8 umurongo wa 36, Imana yabajije ikibazo abantu, irababaza ngo mbese watanga iki ngo ucungure ubugingo bwawe? Mwene data umurikiye, ndagira ngo ubibaze iki kibazo. Urasanga inyigisho Yesu yatwigishije twasomye mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo igice cya 6, Yesu atubuza ngo twe gukunda iby'isi, no kuko ntawe ukeza abantu babiri. Urasanga inyigisho ari biruzuzanya. Impamvu byuzuzanya ni iyi: Mariko igice cya 8 umurongo wa 36, Yesu umva ko Imana ibaza ikibazo abantu ngo kandi umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwa ubugingo bwe? Nibyo ufite amataje menshi, ufite imodoka nziza, ufite akazi keza, ufite amafaranga kuri konti, ufite amamiliyoni, ufite amamiliyari, ariko se byakumarira iki niwakwa ubugingo bwawe? Ngo mbese umuntu yatanga iki acungure ubugingo bwe? Mwene data umurikiye, ibaza icyo kibazo, watanga iki ngo ucungure ubugingo bwawe? Icyo ni ikibazo gihita kikwereka ko tudakwiriye gukunda iby'isi, ahubwo dukwiriye gukunda umwami wacu Yesu. Cyane cyane ko twamenye ko no mu bwami bwo mu ijuru ari ayo mazu dushaka mu minsi. Yesu yaravuze ati kwa data hari amazu menshi, naho birahari. Rero bene data, ubutumwa bwiza nari nabazaniye bwagiraga buti urashaka kubabazaga ikibazo, urashaka kubaho mu buzima butunganye? Igisubizo ni ukwizera Yesu, kuko niyizera Yesu bizatuma udakunda iby'isi. Murakoze rero ubwoko bw'Imana kunkurikira, umuntu wadukurikiye turagushimiye. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha.